riboneka mu gitabo cy'umubwiriza ibice 12 umurongo wa 13. Mubwiriza ibice 12 umurongo wa 13. Bibiliya iravuze ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. 14 yaravuze ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Soreze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 16. Turahera ku murongo wa 19. Luka igice cya 16 umurongo wa 19 haranditse ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose, agahora adamaraye. Iryo jambo murizirikane, agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure ya Lazaro, areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi, anonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite, ko muri gusoma, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Mwakira ijambo ry'Imana. Umucuranzi Faustin ngwino uncurangire indirimbo igitero kimwe. Ijambo tugiye kuganira rifite intego ivuga ngo urubanza. Ubwo n'abantu bataje mubabwire ngo twize ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo urubanza. Kandi urubanza koko rurahari nyuma y'ubu buzima. Curanga yego. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Ni Yesu wenyine wanoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Suko nari mwiza
mubiri yanyanduje zashaka kubyuka ziri mu ruzicepe mpore ntiyariwe n'ibya Yesu zashaka kubyuka ziri mu ruzicepe mpore ntiyariwe n'ibya Yesu none maso yanjye nawe matwi nawe munwa wanjye mubiriwe mwese mushimishe uwavuye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime mwese mushimishe uwavuye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro tuzanezerwa cyane mw'ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mw'ijoro aribo abahamya b'urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mumva Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva hanyuma yagiye mw'ijuru tuzanezerwa cyane mw'ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mw'ijuru sinshaka gukorera abami babiri niko gukunda isi n'ijuru aribo bakunda ubutunzi bwo mw'isi bakaburutisha ubw'ijuru utugirira ubuntu Umwana ihoraho mu rugendo rwacu dufite utwoherereza umugisha mukiza tubashe kukumenya amen amen mu misozi ishakirwaho Imana n'uw'indirimbo urimo hari igihe Imana igenda ikabura ikihisha abahanuzi bakayibura abaririmbyi bakayibura abavugabutumwa bakayibura ariko habaho indirimbo Imana ikaboneka Elisa yigeze kuvuga ngo ndumva nayibuze aravuga ngo nimunzanire umucuranzi n'inanga ngo umucuranzi acuranze Elisa yumva Imana haleluya bakundwa turabana b'Imana ariko uko tuzasa nikurerekanwa bene data icyakora kuriha nibuka ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho n'ukuri yatangije umurimo ninayiza usohora ahohera 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 ndifuza kuzagerayo
ndibaza impamvu mu ijuru nta kindi kintu kizabaho keretse kuririmba. Mana warakoze ko tuzaririmba mu ijuru. Hanyuma ndagira ngo tujye dusenga ariko n'imitima iri kumwe natwe. Igihe umuntu asenga ariko agasengesha umubiri umutima udahari. Billy Graham yaravuze ngo when we pray it is not body's posture that counts but heart is attitude. Ngo mu masengesho ntago uko wifasha ari byo bifite umumaro, ahubwo igihagararo cy'ibitekerezo nicyo Imana ikeneye mu masengesho. Hallelujah. John Bunyan wanditse igitabo cy'umugenzi nawe yaravuze ngo in a prayer it's better to have a heart without words than to have words without heart. Ngo ni byiza ko mu masengesho tuba dufite umutima amagambo ari make ngo kuruta uko umuntu yavuga ibigambo byinshi bitondetse ariko umutima ntawo uhari. Hallelujah. Mukwiye guterana n'imitima mwazanye nayo. Hari igihe umuntu aba ari mu materaniro umutima satani yawujyanye. Ndinginga Imana ngo imitima yanyu ibe mu materaniro. Amen. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo ibintu byose nta na kimwe kivuyemo byarumviswe. Nuvuga ngo nta kintu gishya mwumva. Cyakora iyo tugize umugisha twakira abigisha bafite n'ubuzima buherekeza ibyo bavuga. Hari abantu bagiye gusenga mu minsi yashize babaza Imana ngo kuki abantu baterana buri munsi bagasenga buri munsi ariko ibyaha ntibive mu madini n'amatorero aho abantu basengera. Imana irababwira ngo nuko abitwa b'inginzi bari bashinzwe kubera amaso umurimo barangaye hanyuma mukajya mwakira ibitari ubuzima. Irababwira ngo iyo umuntu ababwirije mwakira umwuka uyobora ubugingo bwe. Bivuze iki? Iyo umuntu akubwirije asambana, iyo utambaye imbaraga nyinshi kumurusha, uwo mwuka uherekeza ibyo yavuze, uw'intege nke wese mu iteraniro ukamufata ku buryo nubwo utajya kubikora unabirota mu nzozi. Nabwiye n'abantu ngo ikintu urota mu nzozi niko uhagaze. Niba urota unywa inzoga ubundi n'Imana ikigufashije ubundi wazinywa, nicyo biba bikweretse ngo burya wazinywa. Ni Imana ibigufashije yonyine. Hanyuma ibintu byose narivuze ngo byarumviswe mwarabyumvise. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese umurimo yakoze yaba umwiza yaba umubi uzahishurwa. Muri 89 hari umugabo marayika yajyanye mu iyerekwa amujyana hafi y'urusengero rw'abarokore. Agiye kubona marayika aramubwira ngo ngwino nkwereke ibintu abantu bakorera mu isi ukuntu biba bimeze n'uburyo bazabibona ku munsi w'urubanza nkaho bikozwe uwo mwanya. Ngo haza umusore n'umukobwa basambanaga kandi bose ari abaririmbyi muri korari. Hanyuma ngo mbere yuko bajya muri repetisiyo hari igihuru cyari kiri hafi y'urusengero bajya kugisambaniramo. Hanyuma marayika ahagarika wa muntu iruhande rw'igihuru ati uzubarebe. Ngo baraza bakajya bashaka no kubakandagira. Wa muntu abaza marayika ati se aba bantu ko bagiye no kudukandagira ntibatubona? Marayika aramubwira ngo ntago batubona kubera ko bambaye imibiri. Ngo barasambana barangije bahita bambara imyenda basubira muri korari. Marayika aramubwira ngo bino bintu ukuntu bibonye ku munsi w'urubanza tuzabizana nk'ibibaye ako kanya. Ngo kandi bibwira ko nta wababonye ariko mu ijuru babifite nk'ibibaye ako kanya. Kuko icyaha nikimarwa n'iminsi kimaze umuntu agikora kimarwa no kukihana. Imigani ibice 28 umurongo wa 13 haranditse ngo uhishira ibicumuro bye ntazagobwa neza. Biravuze ngo yaba uworoheje yaba ukomeye ushimwa cyangwa ugawa umugufi cyangwa umuremure ibyaha wakoze utihannye mu ijuru babifite nkaho ubikoze mu minota nk'ibiri ishize. Kuko igikuraho icyaha nukukihana ukacyatura ntuzongere kugikora. Iyo utabikoze rero ukitwikira ibindi bintu. Naratangaye mu itangiriro ngo umugabo wa mbere n'umugore wa mbere bakoze icyaha. Bamaze gukora icyaha ngo ako kanya ngo amaso yabo arahweza basanga bambaye ubusa. Icyaha kikwambika ubusa nubwo waba wambaye ikote rihenze waba wambaye ibazi ihenze icyaha kikwambika ubusa mu mwuka. Nubwo abantu bakureba bakabona wambaye neza ariko mu mwuka uba wambaye ubusa. Hari umumama wagiye gusenga ahantu muri Nyabihu agezeyo umwana yuzura umwuka wera w'umukobwa avuza induru arakomera mu cyumba cy'amasengesho ati murebe umumama wambaye ubusa ati ndi kumubona we twinjiwemo n'umuntu utambaye.
wa mumama ararira ati mbega akana ngo karansuzugura, iyi myenda ya mabaze yanjye ukuntu yamenze. Umuyobozi wa gahunda abwira wa mudamu ati baburetse gato uyu mwana niba avuze ko wambaye ubusa yabubonye arerekwa. Icyaha kikwambika ubusa. Hanyuma Adamu na Eva ngo bahita bafata amababi y'imitini agereranywa n'imirimo yo mu madini. Murabyibuka ko muri Mariko ibice 11 umurongo wa 20 cyangwa se wa 19 Yesu yavumye umutini. Umutini yawuvumiye ko utahindutse. Ubundi umutini usobanura idini mu mvugo ya Bibiliya. Nta dini rikijijwe mu isi. Haleluya. Yesu rero ngo abona umutini, ngo kuri uwo mutini hariho amababi. Amababi asobanura imirimo yo mu idini. Arangije ngo arawegera ngo amenye ibyaho. Ubu niba hari ikintu kijijisha ni ikintu cyitwa amababi. Umuntu araririmba ukageza ngo yageze mu ijuru n'amaguru. Umuntu arabwiriza ibibabi bikakujijisha ku rwego ushobora kugira ngo azajya mu ijuru n'amaguru. Yesu yanga kwizera iby'amababi rero ngo arayegera. Yesu ajya yegera, yitegereje asanga ngo ni ibibabi gusa, nta kintu kiriho. Ahita avuga ati ndakuvumye guhera uyu munsi ntukere imbuto. Kandi yari asanganywe n'ibibazo n'umutini byatangiriye mu ngobyi ya Edeni. Ngo kuko abantu ba mbere bagikora icyaha barabyambaye. Uwo hari igihe umuntu asambana akavuga ati nindepeta cyane bizibagirana. Urumva ikintu ibabi rikora? Ibabi rirakujijisha, umuntu akanywa inzoga agahanura cyane akavuga ati bizarangira. Reka nkubwire ko bitarangira. Ngo bambaye amababi y'umutini n'ubundi bagumana ikibazo, barihisha. Imana rero ndayikunda. Ubundi abakare nababwiye ngo Satani yagiye gukoresha umuntu icyaha murasa imyambi 3. Umwambi wa mbere, iyo myambi yose iboneka mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 2 umurongo wa 15. Yaravuze ngo nimukunde iby'isi cyangwa se ikiri mu isi. Ngo kuko umuntu nakunda iby'isi, urukunda kundi Imana, urwo yakundaga Imana ruhita rwimuka rukava muri we agakunda bya bindi by'isi. Ahita avuga ngo rero ikiri mu isi cyose ni irari ry'amaso. Urumva umwambi wa mbere Satani arasa. Shitani ntiyagukoresha icyaha atakikweretse. Kandi iyo mvuze Satani kugira ngo mutabyumva mu buryo buzimije, Shitani ni ikiremwa cy'umwuka gisobanurwa n'imyuka ine imugize. Umwuka wa mbere usobanura Satani witwa ubwibone. Ubundi bintu byose, indirimbo cyangwa se ibindi byaha, icyambere kigaragaza ahantu Shitani ari ni ubwibone. Icyo bwaba bushingiyeho cyose, ubwibone ubundi buri mu matsinda nkane, reka mvuga 3 ni ku cyumweru. Ubwibone buremereye cyane ngo nubufatwa n'abantu b'abagore cyangwa se igitsina gore. Ariko ngo nabwo ni impanuka bagize yo guhura na Shitani bwa mbere ubwo bamwirukanaga mu ijuru. Muzi ko yahuye n'umugore. Yesu niyo mpamvu yagiye gukiza abagore, anyura mu nzira 3 zihariye adakiriza abandi bose. Inzira ya mbere nuko aza mu isi yanyuze hehe? Mu mugore. Inzira ya kabiri azuka yabonwe na bande mbere? Abagore. Iya gatatu idasubirwaho, itorero rye arigereranya n'iki? N'umugore. Biravuze ngo kwari ukugira ngo abakize uwo muvumo, kuko muzi neza ko intambwe zose Satani yari yarazimaze. Yesu asanga ntazaza ari umuvugabutumwa kuko Shitani kubwiriza arabizi. Murabyibutse? Yigeze kubwira Yesu ati soma uko wagize gute? Handitswe. Ubwo wamukanga nguzi gusoma. Ibyo ntago bimutera ubwoba. Aravuga ati nabyo arabizi. Asanga ibyo gusenga Shitani ntatinya basenze. Ari igihe umuntu ava mu masengesho y'iminsi 3 akaza tumva banamuhugura ati boshomba mufite intege byemyavuyemo. Ukumva ngo bikuzamuye amaje kingura senga. Ntago Shitani atinya basenga. Kuko ari ibyo yaba atarageze. Yesu asoje 40 atarya atanywa, umushyitsi wa mbere wamwakiriye na Apotre Yohana. Ni korali nziza ya Yerusalemu. Uwamusuye ninde? N'uyu munsi mora nibaza irembo Shitani yanyuzemo atera Yesu nararibuze avuye muri 40. Ibyo rero ntibyamukanga. Ikintu kimwe Yesu yakoze atigeze ashobora Shitani, yaje aciye bugufi. Ubundi izo nkweto zaramunaniye Shitani guca bugufi, ntabwo urwo rukweto rumukwira. Biravuze ngo ahantu hose hari ubwibone hahita hahishura Satani. Ubwo bwa mbere rero bw'abagore Yesu yakoresheje izo nzira 3 kugira ngo abakize uwo muvumo. Bivuze ko umukobwa cyangwa umugore wese warimbuka kubera icyaha cy'ubwibone yaba ameze nk'uwishwe na Nyabarongo kuko yicugize ute uwijyanye. Ntacyo Yesu atari yakoze. Ubwibone bwa kabiri bufata igitsina gabo ku ngingo nk'ebyiri zizarimbuza benshi. Iya mbere yitwa gukunda icyubahiro.
cyane nk'abayobozi bato bato b'ibyiciro cyangiye mu rugo akaza kwivurira mu rusengero, kaza akavuga ati mwese iravuze ngo muhaguruke, naho nabigivuze ni uburwayi yaje kwivura. Akavuga ati byibura ibyo naburiye mu rugo reka nkusanyirize hano, aha nta bihari, icyubahiro cyose kiri aha ni icy'umugabo witwa Yesu. Ntacyo ku rwego umuntu avuga ati nyeshingiye ko umva narize ariko narebye kwiga ntibikuramo umuntu agakiza. Ubundi hari ibintu bitatu bituma abantu baringanira. Icya mbere ni ibitotsi. Abasinziriye bose abari bamwe, yaba abasirimu n'abaturage, usinziriye ntiwamutandukanya n'undi. Icya kabiri ni inda, nta rwego wageramo ngo uzareke kurya. Icyakora nabonye uko wariye cyane anasonza mbere y'abandi. Icya gatatu gihuza abantu n'agakiza. Abantu bakijijwe bose abari bamwe, umuyedi iyo bamuhaye mikoro ngo ayobore akavuga ati muhaguruke na enjeniyeri, nawe ugomba guhagurukana n'abandi kuko agakiza kadushyize ku nivo imwe. Haleluya! Itorero ni rimwe mu moko ataramwe, umwami waryo n'umwe, riramusangira ifunguro ni rimwe, ritunga abaryo bose, rishima izina rimwe n'iry'umucunguzi. Umva amakuru, yewe kintu cyazanye ibicemurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza, ryifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru, niriva ku rugamba rinesheje rwo. Nugira intege nke ziri ku giti cyawe ntabwo ari rusange. Nunywa inzoga ntabwo abantu bose bazinyoye ishyano. Imana iracyafite amabuye yo gusimbukiraho mu itorero. Imbaraga zose Imana ifite yazibitse mu itorero, ni nazo zizatuzamura twumva impanda. Haleluya! Icyubahiro cyose kiri mu rusengero ni icya Yesu. Nugishaka jya ujya gukorera ugishakireyo, ikirato cyose twarakimuhaye. Haleluya! Ndafashijwe Thierry. Odi jyewe igare ryangerera. Siku moja tutakwenda mbinguni. Gabo cyane batazajya mu ijuru. Murya agirana amakimbirane n'umugore, aho kugira ngo amubwire ijambo ryoroshye ariko rigoye, abafite ubugingo buke ryitwa mbabarira, ari yaranje akajya kunyura kuri Superimarishe cyangwa Simba agacyura umugati. Hari n'abagura ibitenge n'imodoka bitewe n'icyiciro cy'ubudeho umuntu abarizwamo, akazana ibingana n'ayo afite. Kwera ijambo ryoroshye rivuga ngo mbabarira. Ibyo koko. Ubwibone bwa gatatu ni ubufata bitwa abanyempano n'abanyamuhamagaro. Ubu ngubu abantu baciye kuba cyane cyane. Mbabwire ko umurimo shitani yakoraga mu ijuru ni ukuririmba. Ntimushobora guhogoza no kwantona ngo atitire. Yaririmbaga 12-12 icyarimwe, nta wantonnye. Ubu yabasigero kiritoma y'amajwi 8 ntawe uzi aho yayajyanye. Ni tenoro, soprano, base na roto. Ubu umuntu akaririmba ngakumva yaciye igikuba ye. Ku buryo nk'umukobwa wantonera korari yaranja muri sorota akavuga ati reka nsibe ndebe ngo isoni ziragira ute. Uzasibe ntazizabakora. Zirabakora. Ntazizabakora rwose. Ibindi ngo nukubwiriza. Hari umutumishi waje wacu aravuga ati ubundi ngiyeyo iyo nsoje muze kuma nyuma y'abandi ntawe ubona ibyo arenzaho. Ndavuga nti nawe ndakumenye. Kubwiriza ibyo se bitera ubwoba shitani. Ibyo byose ni umwuka wa mbere usobanura shitani witwa ubwibone. Kandi ubwibone bujya gufata abagabo, irembo bunyuramo butandukanye n'irifata abagore. Cyane cyane nababwiye mu rya mbere ko shitani ajya kurimbura abagore anyuze mu irembo ryitwa ugutwi cyane. Abenshi yamenye ko abatagira ubugingo cyangwa buke bakunda kubeshywa kuruta kubwizwa ukuri. Ku rwego umuhehe sare w'umugore urangaye ati burya useka neza niyo bwije bwahita bucya. Umugore akarigenderaho ku buryo atagandukira umugabo, yavuga ati genda gake si wowe wenyine ugize gute undeba. Humura bamaso.
shitani yakwinjiramo aciye mu byo wumvise. Ndi akunze gufatiramo abagabo ngo nibyo bareba cyane cyane. Ubundi hari umugabo watubwiye ngo imva z'abagabo ni 3, iya mbere yitwa icyubahiro. Uyisimbutse shitani amutega ku mafaranga, uyasimbutse akamutega abagore. Iyo usimbutse izi 3 aravuga tugenda ijoro uzarigeremo. Hanyuma umwuka wa kabiri ugize shitani witwa amacakubiri cyangwa se ibice. Nitayeho byava, ubundi shitani ahantu ageze icyambere ahita hakora ni ukuhashyira ibice. Iyo ageze muri korari ikiranga, komite nihuza n'abaririmbyi, abaririmbyi ntibahuza ubwabo, dirija ntahuza na perezida, ibyo bihita bikubwira ko shitani yagezaho. Urugo shitani agezemo umugabo ntahuza n'umugore, abana ntibahuza n'ababyeyi, ni umwuka wa kabiri usobanura shitani witwa amacakubiri. Niwo mubare w'ibanga ukomeye cyane agaragariraho cyane ko yawutsindiye mu nzira 3, yatandukanije Imana n'abana bayo bitwa abamarayika. 1/3 ni umubare tutaramenya uwo ari wo, ngo yabahubuye mu ijuru n'ubu n'abadayimoni abagomoye. Ateranya abavandimwe babiri batapfaga isambu cyangwa metero, isi yose yari iri imbere yabo, umwe yadukira undi agira ate aramwica. Ikindi ateranya abantu ba mbere n'Imana, umugore wa mbere n'umugabo abateranya n'Imana. Biravuze ngo amacakubiri yose yaba kurimo, icyo yaba ashingiyeho, yaba ashingiye mu karere uvukamo, imitungo urusha abarokore cyangwa se ibindi byose wirata, cyangwa se bikiyongeraho n'amoko Imana yemeza ko yavuye mu irangamuntu y'u Rwanda aguma mu mitima y'abazari bayazize. Nawe ufite umwuka wa kabiri wa shitani witwa amacakubiri, uragomba kwihana kuko inyuma hari urubanza. Umwuka wa gatatu ugize shitani witwa imitungo ye. Imitungo ye ntabwo nayisobanura, reka mvuge ibikapu nka 4. Igikapu cya mbere kirimo urukwavu, mu mwuka rusobanura ibintu 3. Icya mbere gisobanura uburyarya. Iyo Bibiliya ivuze indyarya, Yobu yahakanye ibintu byose, ageraho ubwo avuga ati jyewe nakemera no kwitwa umunyabyaha, ariko sinzigera mbindyarya, kuko indyarya yo ni ibindi. Ubundi ufite ibyaha iyo ageze mu iteraniro ryajemo umuti ataha akize. Hanyuma indyarya igera hari umuti gatahana indwara ishingiye ku bintu umwuka yaduhishuriye bigera muri 4 ngo by'amakote shitani yambika abazarimbura cyane mu mwanya wo guca bugufi ngo bihane. Ikote rya mbere ngo ni imyaka abantu baba bamaze mu itorero. Buryo umuntu avuga ati nshingiye ko naje mbere yuko indege igera mu Rwanda, ibi bintu ntibindeba. Ikote rya kabiri ngo ni icyubahiro. Icyubahiro nababwiye ko hano nta muntu ugifite cyose cyahabaye icya Yesu. Ikote rya gatatu ngo ni imihamagaro. Umuntu akumva ibyo guca bugufi kubera imihamagaro. Nawe uri kubindyarya, hari irembo umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi yavuze rifatanye n'iry'ijuru, ngo rinyuzwamo abantu babiri, ngo rimanuka muri Gehinomu vuba, ngo rinyuzwamo abaguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Ubwo n'ubugingo umuntu agurana ikintu kimwe akarimbuka. Ibi bintu bintera ubwoba. Uzi ko bagiye gushyingura umushumba ubushize, nabibabwiye turi mu cyumba kwa 5. Baramushyingura bamugejeje hasi muri cya cyumba cya metero 2 kuri 1. Baririmba ya ndirimbo twaririmbye karivuga ngo aheza hehe mu ijuru tuzahuri. Bayisoje Imana yuzuza umwuka wera, umwana wari uvuye mu giturage vuba, iravuga ngo ijuru mumwemereye ntarya yiyemo, ikimuhejeje hasi n'uyu musaraba mwashyize hejuru y'igituro cye. Kuko imyaka iriho ntago ari y'ukuri, yayigabanyije akwepa kujya muri pansiyo. Ntumva ukuntu umuntu agurana umurage w'umwana w'imfura kugabanya imyaka ngo batamushyira muri pansiyo. Umuntu akagurana ubugingo kugira ngo asambane bamuhakaze. Iryo rembo rero iyo ugumye kubindyarya bari kunyuzamo, ngo rifatanye n'ijuru n'iryinjiza abantu mu ijuru, ngo rinyuzwamo abantu bitwa indyarya. Aba kabiri ngo nabaguranye umurage w'umwana w'imfura. Turi kujyana. Umwuka wa kabiri usobanura urukwavu ni ibinyoma, kuko umuntu yabeshye kabone yaba bigambiriye cyangwa kina, yinjiza umuvumo uzatwara ibisekuru 5 cyangwa se imyaka 500 mu bazamukomokaho. Aburahamu yageze mu Egiputa abeshya ko Sara ari mushiki we, bukeye byaho umuhungu we witwa Isaka abeshya ko Rebeka ari mushiki we. Uwo mwuka uragenda ufata Yakobo, nawe abeshya se kare Esawu. Yakobo akibeshya se nawe bukeye bwaho abahungu be bose bajya inama bamubeshya ko umuhungu akunda Yosefu yagize gute yapfuye. Ibyo bitwara ibisekuru birenga 5. Niwe muntu wa mbere wamaze iminsi ari mu kiriyo cy'ihene agira ngo hapfuye umuntu. Yakobo uziko yajyaga arira amarira y'ihene kandi umuntu ahari. Ibinyoma. Wowe ukabeshya merutse muvuga, ariko mana umuntu ubeshya agira ishusho mbi. Yewe ya minota reka nze dosenge. Haleluya. Ukwiye kuba maso, inyuma hari urubanza. Ibintu beshya ukina, ibintu beshya ukina. Satani niyo umunesheje, nabonye intambara nga Paul yarwanye na Mukristo mu gikombe cyo guca bugufi, ngo yaje amwibutsa ibyaha yakoze.
kandi ngo mukristo aza kumubwira ko Imana yabimubabariye. Bararwana. Mukristo ngo aza gufata inkota ariyo jambo ry'Imana, ayicumita Apoloni ahantu ngo hitwa mu cyico. Apoloni ni umudayimoni ukorera ikuzimu, aboneka no mu byahishuriwe Yohana, ngo yitwa umurimbuzi. Anyuza abantu mu makorosi nk'abiri, irya mbere ngo ni iry'uburiganya, irya kabiri ni iry'uburyarya. Ntararengaho ubu umuntu ashobora kumara iminsi afite igiperime yahawe na Apoloni, akagukubita perime. Apoloni nababwiye ko akuvana hano i Remera akakugeza Canada witwa impunzi y'umukongomani, kandi uri umunyarwanda kavukira ufite n'irangamuntu, kugira ngo ugereyo ukagenda uri umuzayirwa. Apoloni akaba arakujyanye. Hanyuma Satani we nta kubuza intambara, ahubwo akubuza iherezo ryayo. Nta kubuza guterana, nta kubuza kwantona, nta kubuza guhanura no kubwiriza, agutega aho bizarangirira. Umuntu akagenda ari umukongomani, mu ijuru bakavuga ati ibyo wikora nutihana ntuzarigeramo. Kandi ubwo kwihana bitandukanye no kwatura. Kwihana Petero yaravuze 3:19 byakozwe n'intumwa ngo nuko mwihane nimurangiza muhindukire. Nuvuga ngo iyo wihannye ibyo wakoze urabisubiza. Niba ugiye uri umukongomani, ndabizi ibiteraniro n'abantu bari hanze baba barikurikira, niba uri umukongomani ubwo inzira yo kwihana kandi uvuka mu Rwanda, urasubiza ishyano ry'ibyangombwa by'ibinyoma, ugaruka i Kigali, utegereze Yesu cyangwa Imana izakujyana. Murumva uko bihana? Ntago ari ubanga Imana imbabarire n'iyi si bimaze ukabigumamo. Kwihana ni ukwihana ukanagira ute? Ugahindukira. Niba waratwaye umugabo w'abandi ukamenya ko utazavuga ngo ndatuye birarangiye, aho umupira urengeye ni naho ugira ute? Urengurirwa. Subirayo iwanyu uve mu rugo rutari urwawe. Muranyumvise iyo mwitonze mba ndi gufashwa. Haleluya. Hanyuma urubanza rurahari. Reka ngera ku musozo. Umwuka cyangwa se igikapu cya kabiri kirimo itungo ryitwa isekurume, risobanura ubusambanyi n'ubuhehesi no gutendeka. Yesu yabivuzeho. Ni umwuka wagutse cyane mu mitima y'abantu, kandi ibyo byose tuba tubivuga kugira ngo ubyikize uyu munsi muri iri teraniro utazahura n'urubanza imbere, utazashobora gutsinda. Uwitwa mukristo uboneka mu gitabo cy'umugenzi ngo icyamuteye guhunga, yari yarabwiwe inkuru y'impamo ko umudugudu yari atuyemo ugereranywa n'umubiri vuba cyangwa kera wendaga kuzatwikwa. Nababwiye ko mukwiye kwitegura ibintu bibiri muhumeka. Icya mbere ni ugupfa. Hari n'abavuga ati se Imana yambwiye gukora kuri radio ubu nagenda nagiyeyo. Wagenda, uza abantu bagiye, wagenda nawe. Kandi iyo tuvuze ibyo gupfa, disi abana bareba mu basaza bazanye uruharanu n'imvi bati nibo babanza, ntawe utagenda. Ibyo si urupfu rubijyamo. Ubwo rero urupfu ruhari. Hari ibintu bintangaza rero. Bibiliya iravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe kinini gito, kandi nacyo ngo ntabazi igihe azagira ute? Azacyamburirwa. Ukabona umuntu afite igihe gito atazi n'igihe mu ijuru benda kukimwakira, harimo arakina urusimbi. Mu nyumvire umva umuswa. Umuntu afite igihe gito atazi igihe bazakimwakira, arimo aragisomanamo. Yesu mwene Dawidi, wowe igihe ufite nta nubwo ngo uzi igihe n'ubu wakijyana. Nona uzi ko twagiye dusengana n'abantu Imana ntibahe n'intashyo tukabona baragiye. Icyakora icyo nkundira Imana, ugiye mu ijuru agenda ashaka kugenda. Hari korari yantumiye mu minsi yashize, barambwira bati Tsieri impaka zarose, ibintu birakomeye. Imana imaze iminsi dutuma ko dufite umugeni muri korari, dufasha gusenga tumenye uzagenda. Abantu bahiye imitima. Nababwiye ikintu kimwe, ni niba Imana yaravuze ko ugiye kugenda ari umugeni, ufite ubwoba wese ahumure nahagiye, ahubwo agenda arye, aracyahari. Ijuru se barijyamo gutyo? Ariko Mana, abantu bize Yesu bate ntabwo bajya mu ijuru gutyo. Ujya mu ijuru nta maboko abaho yamugarura yaribonye ari kugenda. Ugenda Yesu mwene Dawidi. Ngo witwa Stefano yuzuye umwuka wera, bamukubise ikibuye cya mbere ngo mu ijuru harafunguka. Aravuga ati mushyiramo n'irindi mbonye Imana, kandi buryo hari Kristo mwongeremo irindi. Donc wose uwo muntu wamuzana. Wakora iki se ngaza? Uzi umuntu uri kujya mu ijuru, ariko Mana we, umuntu ugenda abagenda, kandi tuzataha umunsi. Hano ntago ari iwacu. Billy Graham yaravuze ngo ndi mu isi meze nk'umugenzi kandi ndi n'umushyitsi. Ubu mu bintu bintera ubwoba,
niba hari ikintu namenye mu kintu gitera impungenge urugo rw'abandi, ni umushyitsi ubasuye ntavuge n'igihe azatahira. Mujya mubibona? Uzi usuye abantu ukavuga ati ndaje, ntuvuge ati nzagenda uyu munsi. Donc niyo bagiye kukugaburira baba bafite uyu muntu urya gutya. Niyo waba urya agasahane k'abana bavuga ko urya cyane. Umuntu azatuvira hano ryari? Ubu ntangazwa n'uwitwa umupane ko tukundise. Ubu urabararambiranye iw'abandi. Iyo bakurebye bavuga ati uyu muntu yavanye akavuyo hano, icyubahiro cyacu aragishakaho iki? Amazina yacu yo kwemerwa yatuviriye ku byacu akagenda. K'ibyo ngibyo ari ibyahano. Urumva ibiryo by'isi ngo harimo n'ibitutsi. Nababwiye ko umubyeyi agirana ibihango bitatu n'uwo yabyaye. Igihango cya mbere n'amezi 9 wamujyanye mu nda, icya kabiri n'ibere wamwonyeje, icya gatatu n'umugongo wamuhetse. Musibye ko i Kigali mwonyesha bebero mugahekesha abakozi. Ubundi ibyo bihango bitatu biguhereza ububasha n'ubushobozi uri buri umubyeyi ko ijambo ryose wavuga n'ubwo waba ukina ku mwana rimufata. Niba ntago nabivugira ku ruhimbi, bya bitutsi mutuka abana birabakurikirana. Isi rero ifite ibintu nk'ibyo ngibyo. Wanditse agatabo k'umugenzi yaravuze ngo ni ururembo rubura umumaro, rufite ibibura umumaro byinshi, rwateguriwe kurangaza abagenzi. Ngo shitani akimenya ko inzira ijya mu ijuru inyura muri urwo rurembo, yashyizemo ibintu byinshi bikennye umumaro, ngo uzagura igicuruzwa nubwo cyaba kimwe, inzira irangirira aho ngaho. Avuga ibintu ngo byitwa ibishenzi, birimo n'indirimbo z'isi zo mu mutima, zimwe zimaze abapende abarokore. Hari umudiyakoni ngo hambere wagiye iwabo mu giturage, agarutse ngo yinjira mu cyumba cy'amasengesho, umuhanuzi yuzura umwuka wera amujugunya hanze. Abantu bajya kumwatuza, umukojejeho ikiganza wese yagaruka mu cyumba Imana ikamusohora. Abantu bati se habaye iki? Imana ibwira uwo mudiyakoni, iramubwira ngo ubwo wajyaga iwanyu wahasanze iminsi yo kubandwa no guterekera, hanyuma mu ndirimbo baririmbaga waranezerewe, hari imwe baririmbye uranezerwa, ntiwaririmbana n'abari kubyinisha ino ry'igikumwe. Mwebwe urwego mugezeho muzitabiraho amatelefone, niyo mutashya amakwe zirimo murabyina mutise saka urukundo kahimbwe n'umwuka wera. Ubundi indirimbo yose itanga ubuzima bw'uwayihimbye. Niba ari umutinganyi uyihimbye ugakunda kuyumva, ni uwo mwuka wagiye winjirira. Umuntu atise ko niyumva muri ya muntu mwansengeye, toka abazimu bashye. Uriyumvamo umuntu muhuje, ibyo byinjiriye muri ayo marembo. Reka ngere ku musozo. Bene data, inyuma hari urubanza. Reka nsoreze kuri iki kintu dusenge, iminota yangira abura 3. Yesu yavuze ngo hari umutunzi ngariko wari udamaraye. Mbabazwa n'umukristo udamarara. Ubiri itorero ryaratunze ariko abantu badamaraye. Ku rwego iby'Imana biri kubacika. Hari umukobwa witwa Joyce wo muri Kongo yavuze ngo ikintu yapfuye n'ubukristo bugucika butagusezeye. Abantu baradamaraye, iby'Imana birabacika. Abari abakungu mu masengesho basenga 7 n'umwe urabananira. Abantu babaye abakungu baradamarara, shitani arabiba. Kandi shitani yagiye kukwica atangira gutuma woroshya ibintu. Umuntu agatangira kwirukana abadayimoni mu gisirimu. Toka dayimoni mu gisirimu ngo ni iki VIP yo. Kandi shitani iyo arimo aragenda yiba abantu ubutunzi, akoresha n'amatsinda nk'5 y'abigisha b'ibinyoma. Irya mbere n'abakomedi, ku buryo kandi aho ngaho niwo bakundwa cyane. Merutse kujya kuri YouTube mbona umuntu ari kuvuga ati ubu nari mfite urutwe runini, ariko Imana yararuconze rwari rumeze nka watermelon. Nkabona abantu bose ari kubwira basetse bishimye. Muri kumva ukuntu ubutunzi buri gucika abantu. Itsinda rya kabiri n'abatera ikinya cyitwa anesthesi, bavuga ko byose birangiye ubu bihuriyemo. Ariko igihe uko nabonye ibintu bya Yesu ntibirangira. Hari abasaza bamaze imyaka myinshi basenga, muzababaze niba byararangiye. Byararangiye bazehe bacu, ntibirangira. Itsinda rya gatatu rigiye kumara benshi muri iki gihe ni abitwa aba motivation speaker, bashinze kubigishwa ibyo bita self love. Ubwo bakwanze ikunde, wisohokane, ujye kunywa agacyayi muri convention, wijyane Marriott, uri mwiza, wikunde. Yo, wabyizera bigahita bigushyira mu rugobo, kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nankurikira yikunde. None bari kubabwira ngo mwikunde. Nuko nyine nuko umuntu agenda ashirirwa. Itsinda rya 4 nabaza kubwira abantu bose ko ibintu byose byahuriyemo ngo byararangiyera.
ngo nta muntu unesha. Maze rero bariya bajyanywe n'icyo bita kurwara kw'ijuru mu gitabo cy'umugenzi. Ijuru ubundi ry'isi ni itorero, rirwazwa n'abaki? Urwaza ijuru cyangwa se itorero ry'ijuru mu isi. Ngo mukristo yarigise mu isayo y'agahinda gasaze, uwitwa Mutabazi ari we Yesu araza amuha ukuboko amukuramo. Aramubaza ngo ariko wagiye kurigita, nta mabuye wabonaga yo gutarukiraho ko nyiri inzira yayashyizemo? Mwumva ko Yesu yashyizemo amabuye mu isayo. Maze ahita amubwira ngo ariko impamvu utayabonye ndayimenye, nuko ijuru ryarwaye aboneka ruhanije. Ijuru ry'isi ni itorero, rijya rirwaza n'amabandi arimo ariko atari abanyetorero by'ukuri. Umuntu yagusengera akakwiba ukavuga ati yewe abarokore bari abaryari, baracyari, ahubwo ijuru ryakurwaranya ariko barimo bazima. Kandi si wowe gusa, na Eliya yigeze kumurwarana. Abwira Imana ati Imana, nta muhanuzi n'umwe ugize ute wasigaye. Iramubwira ati attention, ni ijuru ryawe rirwaye, ndacyifitiye 7,000 bitapfukamiye Bayali habe no kumuramya. Imana ifite abavuga butumwa batanyweye ibisindisha, ifite abakobwa barinze ubusugi bagikijijwe, ifite abagabo bataca inyuma abagore, iracyafite amabuye dusimbukiraho tugahagarara inzira igakomeza. Ntago abantu bose bashize. Umbabazwa n'umuntu uvuga ngo abantu bose barashize. Washize wenyine. Imana ifite abantu bacyuzuye umwuka wera. Yesu yavuze ngo uyu mugabo yaradamaraye ariko habanza gupfa umukene. Ntago Yesu yavuze amakuru menshi kuri Lazaro, icyo yavuze ni iherezo rye. Ubundi iherezo ry'umukiranutsi, reka mbere iry'umukiranutsi ubundi reka nihute mbivuge nihute. Icyambere kiranga umukiranutsi, iyo umuntu apfuye yarakijijwe haba habaye ibintu bigera muri 4. Icyambere abatashye. Haleluya. Hari abantu bize muri interina bari hano. Umunsi wo gutaha murawibuka? Uriya munsi batetse inyama wakirirwa mu kigo. Umuntu upfuye akijijwe aba atashye. Ariko Mana, tuzimuka mu isi tugera iwacu, aheza twubakiwe urumva iwacu, ku Mana yacu hari amazu meza yubakanywe isuku tutara. Reka ngende gake mwe mwitonze mvuga ka kabiri. Icya kabiri kiba kibaye ku mukiranutsi upfuye aba ari gusinzira. Urumva gusinzira, kandi twahoze tuganira mwarimu akatubwira ati iyo nsinziriye abana banesha umutwe. Buriyo muri kurira, umuntu yapfuye agiye mu ijuru aba ari kuruhuka, namwe asinziriye mukamusakurizamo mumena amatwi. Uzarebe iyo uvuye mu mirimo utashye unaniwe ukaryama, abana bagakinira muri saro, wumva bameze ute? Nimukarire umukiranutsi yapfuye abasinziriye, kandi n'ibitotsi by'akanya gato tuzakanguka. Niko urwandiko rwa mbere niko Paulo yandikiye Abatesalonika urwa mbere 4:16 yaravuze ngo umwami azaza aranguruye ijwi rirenga, nuko abasinziriye muri we iryo jwi. Haleluya. Amafaranga wakoreye bazagukunguta, nta n'ijana uzajyana muri moruge. Ariko hari ikintu tuzamanukana cyitwa ibyiringiro. Ibyiringiro umuntu apfanye azajyana nabyo. Buriya biranambabaza iyo mubwira umuntu ngo ruhukira mu mahoro ntayo yari afite. Nta muntu uzajya mu ijuru ari ubwa mbere. Ijuru umuntu uzarijyamo n'uwarihozemo. Ntibazanakubeshye ngo urigiyemo ntaryo ugiye. Kandi kubera ubukene bufitwe n'abantu bashumba, umuntu aranapfa bakabaza ati se agenda ninde bari kumwe bwa nyuma? Ninde bari kumwe? Abandi bakiriye sekirite y'agakiza. Ubu Paulo ndamutinya yaravuze ngo ubu maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Niwe muntu wavuze ngo yarangije urugendo kandi agikodesha. Ariko Mana Yesu we, aravuga ngo narinzi ibyo kwizera, ibisigaye mbiciwe ikamba kandi agituye mu isi. None wowe barabaza ngo yapfuye ngo ninde bataha? Abera bajya batawe. Hari umugabo uherutse kuvuga kandi ndaryoherwa nanjye numva nibyo. Yaravuze ngo Yesu yaza ndi muzima, yaza narapfuye birasa. Nanjye numva byose ari kimwe birasa. Hazaba umunsi tuzumvaho Imana harabagira nijoro ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose,
ndazima ingomu uwo mwami wanjye dore urukundo rwatumye amfira ibyaha byanjye ubundi nuko abapantekote twahoze koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku mana yacu koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku mana yacu. Nsoza ku maherezo y'umukiranutsi. Iyo umuntu agiye gutaha Imana imunyuza muri karitsiye yitwa Beura, bivuze ngo nuwashyingiwe agatandukana n'ahantu atuye akimura umutima akasigaza umubiri mwisi. Ngo ba mukristo bayinyuzemo ngo barya ku mbuto zo muri icyo gihugu, ngo bumva amajwi y'inuma bisobanura umwuka wera, ngo bahita bafatwa n'indwara itari inaha, ngo ni indwara yitwa ubwuzu no gukumbura, ngo barakumbura we. Buri wese akajya avuga ati nijye ugerayo mbere, undi ati ntabwo ntanga, abera tuzataha. Haleluya. Reka nsoze nzagaruka. Yesu Kristo we umukiranutsi ajya agenda, ngo ba mukristo barazamutse. Umwanditsi yaravuze ngo binjiye mu ruzi rwitwa urupfu. Aravanga ikintu gikomeye nabonye, ngo imyenda binjiranye muri ayo mazi ngo siyo basohokanyemo, binjiranyemo imibiri ipfa bavanamo indi mibiri iboneka mu rwandiko rwanditswe na Yohana 3:2. aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ni kurerekanwa, ariko ikintu tuzi Kristo niyerekanwa tuzasana. Urumva uko abagenzi bataha wowe. Reka tuvuge n'abapagani dusenge. Hari bitanu biranga umupagani yarimo arapfa cyangwa se uzarimbuka. Arangwa n'ibintu bitanu. Icyambere, yanga ukuri agakunda ibinyoma. Ko shitani yabarakubitsikije icyo bita ingurane mu gihe abera batunze ingwate. Ingurane igukundisha ibikubeshya ikakwangisha ibikubwiza ukuri, ku rwego umuntu arenga urwego yanga abavuga ukuri akanabarwanya mu ibanga cyangwa yeruye. Yabona baje ati ni wahunduje uvuga ibibishye, reka mbe ngiye, nta cyahugiye n'ubundi uzagumayo kuko hanze hazaba ibiki, muceceke mwibivuga. Hanyuma icya kabiri kimuranga uzarimbuka, niyo ageze aho Imana ivugira, ndavuga mu masengesho, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ndayikunda, ntiyakubwira ubugingo ntabwo izaguha, ikubwira amazu, etaje, ibimodoka, kandi uko ibivuze koko ikabyubahiriza ikazabiguha. Ariko yagera ku bugingo igaceceka. Icya gatatu gitera kashe kuri icyo cya kabiri, nuko nubwo itakubwira ubugingo iyo uzarimbuka wumva nta nicyo bigutwaye, ku rwego umuntu amara imyaka 2, amezi 8 kandi asenga Imana rwose ntigire icyo ivuga ku bugingo, nawe ukabona nta kibazo afite, kanihute. Icya kane nuko bene abo niyakoze urwaha rwica ubugingo aguma gukora imirimo, kuko shitani akora nk'igitagangurirwa. Igitagangurirwa gitunze n'amasazi, gitega imigozi mu nguni z'inzu, isazi yaza igafatwa muri ya migozi, kikaza guca inyuma kigafata umunwa kigakubita mu kabuno ka yasazi kikavoma ubuzima bwayo. Bukeye mu gitondo ukagira ngo isazi ni nzima, naho ibyawe byarangiye mu ijoro. Shitani nawe ijoro rigereranywa n'igihe cy'intege nke. Hari igihe agucunga akakuvanamo ikizaguhuza n'Imana, akakurekera mikoro nk'iyi mfite n'iforume ya korali n'ibindi, akavuga ati ntacyo goma nibyo ntacyo bintwaye. Icya kane, icya gatanu nicyo ngezeho. Umuntu ugenda yarimbuka agenda atabishaka, niyo watera akagera inka ku ruhinja burya ntubugenda. Bene abo cyane cyane mu nsengero nyinshi aho babarizwa bateye nk'umukobwa witwa Abisagi muri 5 bambabaza mu byanditswe. Abisagi ni wa 5 ambabaza kurusha abandi. Wa mbere yitwa Mikali, ni wa Dawidi. Wa kabiri yitwa umukobwa wa Yefuta umeze nk'abategura ibirori benshi muri no minsi. Wa gatatu yitwa umukobwa witwa Dina w'ikinege wa Yakobo. Uwo witwa rero
Abisagi aboneka mu gice cya mbere cy'abami ba mbere. Bibiliya avuga ngo Dawidi amaze gusaza bashatse uwamususurutsa ngo bareba mu Isiraheli nzima babona umukobwa warushaga abandi ubwiza ngo witwaga Abisagi. Baza Abisagi abo umusitari, urumva umuntu washyingiye ku mwami. Ariko Bibiliya ivuga inkuru imbabaza ngo mu minsi yose yamaranye na Dawidi, ngo Dawidi yarinze atanga atagize gute bashumba, atamumenye. Uzi kugira ngo umuntu abikirangirire muri ADPR kuri YouTube nsigaye mbona n'umunyagice ngo abafite channel y'ubutumwa. Hari uherutse kuva mu mazi wacu aravuga ati tsiye mfite ubutumwa bw'umushumba, ibaza umuntu uvuye mu mazi. Ibyo reka mbigarukiraho ku buryo umuntu agenda adashaka kugenda. Hombeka amaso yawe dusenge. Nasoje. Hanyuma hari urubanza, hari iherezo ry'umunyabyaha n'iherezo ry'umukiranutsi. Umuntu ushaka gucyura ubugingo buzima, Imana yamishuriye ko iza gutanga ubugingo bwinshi hano i Remera. Nahaguruke ku maguru y'abiri tumusengere. Ariko ufite isoni niyirirwa haguruka, ndi kubabona abantu bashaka ubugingo barihuta ntago bagenda gake. Ushaka ubugingo akavuga ati nkurikije ibintu bivuzwa aha ngize iherezo nona sinagenda neza. Mwe muretse gato uhaguruka uri kubyumva. Ufite isoni nureba ku bandi arorere. Imana nitanga ubugingo nk'itera serumu ibuhereza ubwemera. Ariko mu bintu abantu bazazira nuko imbabazi z'Imana zaziye ubuntu bakazanga, ngo barindirijwe irembo rifatanye n'irindi ry'ijuru rimanura abantu mu kubarimbura mu buryo bworoshye. Ubu ko kurimbutse wumvisha ibintu nk'ibi waba utizize. Bibiliya yavuze ngo byose byagize ute, byarumviswe, nta n'ibindi ndi bwongereho. Ushaka ubugingo ku buntu ariko butari ubusa, nabikoreshe guhagarara ku maguru y'abiri. Nturate ngo urabwiriza ngo urahanura ngo uba muri korali niba wumva urubanza rugutsinze none. Paulo yaravuze ibi bintu dukora byo kubahamagara ngo muze mwihane. Paulo yaravuze ngo tubikora kugira ngo dukize abantu urubanza rutazabamo gutsindishirizwa, ruboneka mu Byahishuwe ibice 20. Biravuga ngo mbona ibitabo bibumbuwe n'ikindi gitabo ari cyo gitabo cy'ubugingo. Nuko umuntu wese izina rye ritabonetse muri cyo ajugunywa mu nyanja yakumiriwe n'amazuko. Ndasoje. Ushaka ko tumusengera ahaguruke yiyongere kuri aba bahagaze. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha. Ndi kubabona. Yesu abaho umugisha. Ngaho nimutera intambwe yoroheye abazajya mu ijuru ariko igoye abazarimbuka. Muze mwipfukamire hano tubasengere. Mwihute.